Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None uyu munsi nabazaniye indi mining nziza cyane, mining ya nyayo, mining uzagenda ukamayininga wamara gukora KYC ukagita ujya kugurisha coin zawe ukimara gukora KYC. Kano kayenje gukoreka uburyo wafunguramo account ugatangira kumayininga. Noneho gukora KYC nzayibereka muri video ikurikiyeho, ntago bizatinda. Nzasiba umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho mpite mba video yo gukora KYC. Yego. Twagiye. Iyi mining mbabwiraho bikeya, ni mining imaze ibyumweru 2 itangiye. Umayininga coin bita green. Ubwo hano kumayininga green 10 ku munsi. Green iyi coin nabonye n'abantu iyo umaze kuyimayininga ugakora KYC uhita ugurisha. Nabonye hano bayigura 80. Ubwo numva ufite coin 10 ubwo ufite amafaranga 800. 800 ayo mafaranga murayumva. Kandi ubu igenda igirute yongera agaciro, wowe ni wayo mininga ntuyigurisha, ukomeza ukayibikaho, usanga yongera agaciro gutyo nyine. Ndaje nkwereke uburyo ufunguramo account. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka gukanda subscribe, ufungure like, ubundi muri video umeze nkwereka uburyo ufunguramo account. Tangira mining amafaranga yinjize. Yego. Hano ukuntu ngiye kukwereka uburyo ufunguramo account sasa. Hari aka link nasize muri comment. Link nasize muri comment niyo uri bukoreshe winjira. Yego. Iyo link njye nyifite hano kuri WhatsApp. N'abantu uri bugore kureba muri comment nta kibazo munyandikire kuri WhatsApp, ndi busiga hano kuri video. Yego. Link ngira wikanzeho urayikanda ihita ifungukira nko kuri Chrome cyangwa indi browser ukoresha. Application utegereze ifunguke. Iyi loading urahita uza ugere hano ukande continue. Bino byose bagusaba ukande continue. Yego. Numara gukanda bino byose continue, urahita wikomereza ubundi uhita ujya ahantu ho gufungura account. Ntago bikomeye, ni ibintu byoroshye tu. Wowe nkurikirana video kugeza irangiye. Bibutsa ko link iri muri comment. Yego. Cyangwa kuri WhatsApp. Urahita ugera hano ho kwandikisha account nyine. Ukimara gufungura ya link ndaba naguhaye, uhita uza hano hambere wandikamo amazina yawe. Hano urandikamo amazina yawe. Tuzo typingemo amazina yawe. Haranditse full name. Katuze wenda twandikemo ngo Egide Gasasira. Katabwe ko wenda ariko nitwa ni uwandikemo amazina yawe nyewe, kuko ari igihe kuri KYC usanga amazina ubashaka kuyanga. Ushobora gukora kuri KYC ukabikanga. Email uhita uzishyiramo email nyine ukoresha. Bo muri telefone yawe kugira ngo bajye kuverifya byorohe ko bakubona. Hano ujya guhimba password sasa. Sorry, ni password. Kujya guhimba password ugomba kugendera kuri bino bintu. Igomba kuba ifite inyuguti nkuru imwe kandi ifite karagita hejuru y'8, kandi irimo inyuguti nkuru, utumenyetso n'imibare. Niyo icyo ugendera uyikora. Twe twandike nk'imeze gutya wenda Egide Gasasira. Tubone iyi ni nini. Dutangiza inyuguti nkuru gutya wenda dukora imeze gutya. Nawe ugomba gukora password itangizwa n'inyuguti nkuru cyangwa iri inyuguti nkuru hagati ugashyiramo akamenyetso n'imibare. Yego. Kugira ngo baze kuyemera. Niturangiza na hano hasi na hano iri enter password, naho uhita wongera ukandikamo ya password isa nka yandi yo hejuru. Hano referral code ni Left Hand uraza kubisanga byanditsemo. Nuba winjiriye kuri iriya link bazayo gufasha guha bonus n'iki, urayinjiriraho
niba wafunguriye kuri link urayisangamo hariya nta kibazo, uhita ukanda hano handitse register, utegereze gatoya. Bibutsa ko iyi mining mugomba kuyishyiramo imbaraga, ukajya buri munsi uza ukamayininga, nyine ugaclaiminga, rebe ku buryo uzajya uclaiminga. Yego, urahita bakuzana hano ngo wandike username. Username ni akazina kawe ukoresha nyine. Wenda njye nitwa Left Tekerwa, bifatanye. Nkawe ushobora kwenda niba witwa Jide ushobora kwandika ngo Jiderwa, ni urugero, ni ubushake bwawe. Tukanda register aho hasi handitse register, kandeho tegereze. Urabona ko wajemo ko username yamaze kuyisoza. Nurangiza bahise bakugeza hano. Bakikugeza hano ahita haza kano kantu ukande ugakuba ugakuremo. Urahita uza hano wanditse ngo claim reward. Hano niho uca ugiye kumayininga, ni ibintu byoroshye. Nurangiza uraza hano, urabona ko ubura amasaha angahe? 6 kugira ngo utangire umayininge neza nta kibazo. Buriya nyuma y'amasaha 6 ntagira uhita uza utangire umayininga bisanzwe nta kibazo, ni ibintu byoroshye cyane. Noneho ushaka ku bintu bya KYC sasa, sorry gato nari bagiye kubereka neza ahantu uca bagiye kumayininga. Mwahabonye neza, ni hano mbibasubiriyemo, ni aha ngaha urabibona. Nagukanda neza greening kudomo 3 ugahita uza hano ugahita ufungura. Greening niko bahita hano tugiye kumayininga. Zamuka gutyo ukabibona. Twagiye sasa. Urabona amasaha abura kugira ngo umayininge. Ayo ngayo narangira uraza ukandeho umayininge ukomeze. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byoroshye. Tuzana n'umwe ku buryo ahantu uca ugiye kugira ute, ugiye mu bintu bijyanye na KYC. Dore ngaha ni kuri dashboard, uhita uza ugahita bakuzana hano hantu ukuntu bimeze gutya. Dore ngiyi ya KYC murayibonye. Urabona ko Jide Gasasira not passed, urabona ko atarayigeraho. Muri video itaha nta kibazo nzabereka uburyo wakoramo KYC, ntabwo bikomeye cyane. Akandi kantu ngiye kuba nakwereka kano kanya, ni uburyo wabona application sasa y'intuza ukayishyira muri telefone kugira ngo ujye bikorohera kuyibona. We reka niko kano kanya mugiye gukoreka muri iyi video. Yego twagiye sasa. Dore ukuntu ubona application nyine, ukuntu uba wabona application. Uraza uza hano hejuru kuri tuno tudomo dutatu tuba turi hano hejuru, tuno urimo uratubona. Numara kutugeraho uhita udukandaho. Ukimara kudukandaho uramanuka uze hano hasi ahantu handitse ngo add to home screen, urahabona? Uhita uhakanda, barahita bakuzanira hamwe muri aha, create a shortcut, cyangwa bakuzanira uburyo bubiri. Hari uburyo bwo kwinstara ka application kayo gasanzwe gatoya ukadownloadinga ugahita ukinstara, n'ubundi buryo bwa kabiri kuko wafunguramo aga shortcut. Wajya uza mu application bisanzwe, kanze nkwereke. Waza mu application bisanzwe ugahita uza ukayisangamo. Dore ngiyi. Saba niba iyi video igufashije, kora subscribe, ufungure inzogera, ubundi duhure muri video itambere ku buryo ukora KYC ubundi ugahita ugurisha coin zawe. Iyi mining ntimuyikirense, iyi mining irakomeye cyane. Sawa turi kumwe. Ufite ikibazo wakitwandikira muri comment twagufasha. Link yo kwinjira muri iyi mining nayize muri comment.
yego yego.